kuvuga bera si ukuvuga abantu runaka bazwi hano kuri Brasserie bavuga kuko bitwa gutyo, si n'abantu bikabime nk'uko babivuze, ahubwo ni umuntu wese Imana yahishuriye ikamumenyesha uburyo umuntu abi intungane imbere y'Imana. Babivuze cyane, bavuze ko abantu babivuga ko nta ntungane ibaho. Ibyo bintu ntabwo ari ukuri, kuko biramutse nta ntungane ibaho byaba bivuga ko nta n'umuntu uzajya mu ijuru. Ni kiba ari ikibazo iyo umuntu avuga ko azajya mu ijuru cyangwa ari gushaka kujya mu ijuru ariko akanavuga ko atari intungane. Naherutse kuvuga n'umuntu byashize ambwiye uko ari muri rwa rugendo batubwiye rujya mu ijuru, mubajije niba ari intungane arambwira ati hoya. Namaze none se mu ijuru hazajya intungane cyangwa hazajya abanyabyaha? Ati hazajya intungane. Wowe se uri abanyabyaha se ahantu bazajya urahazi? Ati ndahazi, hitwa hitwa mu muriro. Wowe se uri intungane cyangwa umunyabyaha? Ati ndi umunyabyaha. Ubwo se uzajya ntumumva nyine bigombera abagabo so bigombera saa bigushinja ntawe cyo bisaba. Niba utari intungane ubwo ni mu muriro, intungane ni mu ijuru. Noneho impamvu turaha si ukubera cyane uyu muhungu n'uyu mukobwa, ahubwo turaha kugira ngo byibuze hagira umuntu niyo yaba umwe muvanywe yabivuze wamenya byibuze uburyo Imana igira umuntu intungane imbere yabo, kuko nicyo abantu bayobejwe nanone n'abavuga ko bari kuvuga iby'Imana ariko bakababwira tumva kugira ngo muzajye mu ijuru birasaba ko mureka ibi n'ibi mugakora ibi n'ibi mugatura mugasenga mukaririmba mugatanga icyacumi mugatura ibintu byose mukabikora mukazajya mu ijuru. Wajya kugerageza bya bindi bakubwiye gukora ukisanga byakunaniye. Mbajije hano wabishoboye byose ngo ashyire urutoke hejuru, nibwira ko mwese mwareba hasi kandi byaba ari ukuri. Bivuze ngo nari ko Imana yavuze bari banabivuze hano. Niba umuntu atekereza ko yajyanwa mu ijuru n'ibikorwa yakoze n'ibyo yakoze bivuye muri we, aba amasengesho, kube gutura watuye, kube gufasha abakene bafashije, kwibwira ko uzajyana mu ijuru n'ibyo bintu ni ubuyobe. Kuko Bibiliya iravuga ngo abashaka gutsindishirizwa n'imirimo itezwe n'amategeko muri ibivume. Ngo umuntu ushaka gutsindisha utakugirwa intungane n'imirimo ngo abatandukanijwe na Kristo ngo kubera ko yivukije ubuntu bw'Imana. Birumvikana neza ko hari uburyo Imana yagera umuntu yaba mu intungane ibikorwa bye bitabigizemo uruhare. Bibiliya irabivuga ngo Imana yagaragaje uburyo igira abantu intungane imirimo itabigizemo uruhare, ibyo wakoze bitabigizemo uruhare. Nagiraga ngo ubanze uve ku byo ukora umenye ko bitakujyana mu ijuru nubwo ariko bakwigishije, nubwo babikubwiye kenshi ariko nawe urazi ko byaranze byarakunaniye. Waragerageje avuga ati ntukanywe inzoga ukisanga wayinyweye, ntukabeshye ukisanga wabeshye, ntukarakare ukisanga warakaye, kandi ngukurizira ku murimo. Biravuga ngo usitaye ku itegeko rimwe abayisha amategeko yose. Bivuze ngo niba warakaye Imana ivuga yuko wanishe, wanasambanye, wanibye, wanabomoye amabanki yose yo mu isi. Kurakara gusa byose wabikoze byarangiye. Byumvikana ngo nicyo tuma Yesu yabwiye abantu ngo nimutagira gukiranuka kuruta uko abafarisayo n'abanditsi ntabwo muzarikanira. Hari ugukiranuka, hari ugutungana kuruta uko abafarisayo. Abafarisayo ni bande? Kera umufarisayo yari umuntu ubundi utunganye mu buryo bw'abantu. Noneho birazwi ko yavuze umufarisayo babavuze ibyarya, ariko yabaga ari umuntu utunganye, ari umuntu ugenda yubahiriza amategeko mu buryo bwose bushoboka. Ariko Yesu abwira abantu ko kugira ngo winjire mu ijuru ugomba kugira gutungana kuruta uko abo bantu, kuruta uko abafarisayo. Aho turaza kwagera Imana ifashe utege amatwi neza wumva uburyo Imana igira abantu intungane. Ntabwo ari amagambo menshi. Uburyo Imana igira umuntu intungane imbere yayo, ukagenda nawe wumva uri intungane, ukagenda wumva nawe wajya mu ijuru, ukagenda nawe wumva ijuru urifite, cyane ko banavuze ko uriyo naniwe wagezeyo nyine. Wagezeyo ni uriyo nyine. Niba Yesu koko aragiye mu ijuru uko babitubwiye, bivuga ko Imana yatuzuranye nawe, ikatuzamurana nawe, ikatwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Umuntu utaraho ntazajya mu ijuru rwose.
byumvikana ngo wagira idini ryiza, wagira idini rishimwe, wagira idini rikundwa n'abantu cyangwa rigira abantu benshi, ibyo ntacyo bimaze. Kugira urusengero rwiza bimaze iki? Umukecuru umwe yizeye ubutumwa bwiza naza guhura n'umuntu amaze atari ko kubera iki utajya ujya mu rusengero, ubwo urabona hari icyo ibintu bizakumarira. Umukecuru amubwira ijambo ntazibagirwa, yarambwiye ngo none se kugira inzu nziza utagira icyo uyiriramo byo bimaze iki? Ntacyo. Inzu ni icyo uyiriramo. Abantu bo kwirata Kristo birata urusengero, ngo bafite urusengero runini, ngo ni rwiza, ngo rurakomeye, sinzi ngo iki, undi akirata idini rye ngo rimaze imyaka myinshi, ni irya kera, undi akaryirata ko yubahiriza amategeko y'Imana yaranamunaniye, undi akirata ko yemera Imana imwe rukumbi kandi nayo ntayizi, ugasaniye ibintu binitakaraga bidafite ibivaniro byose. Kuko niba bitaraguhaye kujya mu ijuru, bitaraguhaye kuba intungane imbere y'Imana, bitaraguhaye kwemerwa n'Imana ngo bikuru urubanza mu mutima wawe, bita byumvikana ko ntacyo bimaze. Ntacyo. Kuko gusengana n'abantu benshi muzajya mu muriro mwese ngo se bimaze iki? Gusengera mu rusengero rwiza se muzajya mu muriro byo bimaze iki? Kuvuga imbere y'urusengero ngo watuye benshi utazajya mu ijuru bimaze iki? Kukugira pastors utazajya mu ijuru byo bimaze iki? Kwitwa umudiyakoni se bimaze iki utazajya mu ijuru? Kuba umuririmbyi se bimaze iki? Kugira ibikoresho se bimaze iki? Mu ijuru se barabicurangisha ibyo. Ubonye aba mu ijuru bari babikeneye muzabiguka nayo byibuze. Ntabyo bakeneye. Niyo mpamvu bikwiye ngo umenye uburyo umuntu abintungana imbere y'Imana bitagukomotseho. Unamenya ariko ko idini ari ikinyoma, ari ikintu kikubeshya kitabasha guhesha ubugingo buhoraho. Ntiwumva se ko inshuro zose warigiye imyaka yose urimazemo, ntujya wumva ko iteka ryose uhora umva wajya mu muriro. Naryo ubwaryo hari igihe umwigisha waryo avuga ati noneho uwagenda akajya mu ijuru Yesu aje none ahanagira atyo. Muzarebe ko mwese mutariba hasi, murunama bose barunama, ntawe ugera kubura amaso. Kandi ko nta kinyoma kirimo burya aje mwasigara mu rusengero. Mwasigara mu rusengero, nta muntu wajya, kuko umuntu wajya mu ijuru avuze ngo nta cyuto cyano yahitagira ariko utari utajya ubitinyuka umenye ngo ntiwanajyayo. Idini ryo rakubeshya ngo ariko ngo hari ubwo Imana ngo izagira uko ibigenza, mbese ikoroshya ibintu. Oya, ntabwo Imana yakoroshya ibintu. Uw'intungane uzajya mu ijuru, utari intungane ntashobora kujyayo, niyo yaba afite icyaha iki kimwe dushobora kuryinjiramo. Niyo mpamvu tugira ngo bashyitsi ba byibuze utega amatwi wumva uburyo Imana igira umuntu intungane.